Zaburi ya 23. Abafite bibiliya zabo hafi, yaba muri telefone yaba ahandi hose, bitewe n'aho usomera ijambo ry'Imana ku buryo bukoroheye, wakwegeranya iki gikoresho cyawe ugafatanya gusoma ijambo ry'Imana. Kadusome mu izina rya Yesu. Zaburi ya 23 haranditse ngo, Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ansubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi ze bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Imana itugirire neza cyane. Aya ni amagambo meza Uwiteka yashyize ku mutima wanjye ngo nze kuganiriza buri umwe wese uri kutwumva muri uyu mugoroba. Nta kintu cyiza nko kumva ijambo ry'Imana warangiza ukarigenderamo rikakubera ubuzima. Nta kintu cyiza nkacyo ushobora kuzabona uri muri iyi si. Kandi n'Imana irabidusaba cyane, twamara kubyumva, twamara kuryizera iryo jambo, tukaribwira n'abandi batari barimenya, batari barisobanukirwa, tukababwira ibyiza by'ijambo, tukababwira icyo Imana idushakaho binyuze mu ijambo ryayo. Bahaye ikaze rero kugira ngo buri umwe wese abane natwe, kandi umwuka w'Imana arusheho gukomeza kuba hagati muri twe, adusobanurire, ari abo turi kumwe, ari abari kutwumva, mwese tubahaye ikaze. Iri jambo rero naritekerejeho, numva hari intego nshaka ko tuganiraho. Iravuga ngo, ninde wahisemo ngo akubere umwungeri? Ninde wahisemo ngo akubere umwungeri? Umwungeri ni umushumba. Buri umwe wese yabyumva, yakumva ko ari umushumba. Ni irindi jambo risobanuye umushumba. Dawidi rero, Dawidi ahangaha asenga iri sengesho, iyo usuzumye iri jambo usanga Dawidi ari nk'indirimbo baririmbye nyuma mu gihe bari bavuye gushima mu minsi mikuru. Ni indirimbo bakundaga kwifashisha, ni zaburi baririmbaga mu gihe bari bari gushima Imana. Dawidi noneho ateruye amagambo avuga muri iyi ndirimbo, aravuga ngo, Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Twibukiranye neza, turi ku ntego ivuga ngo, ese ninde wahisemo ngo akubere umwungeri, cyangwa se ninde wahisemo ngo akubere umushumba? Tukibaza icyo kibazo, turaza kurebera hamwe ikindi kibazo dushobora kwibaza. Ninde wari ukwiriye guhitamo? wowe unyumva, njyewe ukubwira iri jambo cyangwa abo turi kumwe, ninde wari ukwiriye guhitamo ngo akubere umwungeri cyangwa se ngo akubere umushumba? Turaza kwinjira mu magambo neza, twumvikana neza impamvu ni ukubera iki buri wese akwiye guhitamo umwungeri, ni ukubera iki ari ngombwa ko ugira umushumba ukuragira. Icyo turaza kukirebaho, kandi byanze bikunze, waba ufite umushumba wahisemo, waba utamufite, buri umwe wese afite ikimushumba cyangwa afite ikimuyobora, afite ikimureberera. Ariko uyu mugoroba ndaje nkwereka umushumba nyakuri, ndaje nkwereka umwungeri nyakuri wari ukwiriye guhitamo. Imana itugire neza cyane. Ngo nk'uko Dawidi yabivuze, aravuga ngo, njyewe Dawidi nk'umwami aravuga ngo, njyewe Uwiteka noneho mpisemo muri iyi ndirimbo, aravuga ngo, Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ngo ntabwo nzakena. Turaza kurebera hamwe umumaro w'umwungeri.
umwungeri cyangwa se umushumba, kubera iki ukwiye guhitamo umwungeri? Umwungeri hari ibintu hari ibintu hari impamvu dukwiye kumuhitamo. Umwungeri aba akwiriye kureberera intama ze, akazitaho, akazimenya nazo zikamumenya. Bishatse kuvuga ko Dawidi ajya guhitamo Uwiteka, ajya guhitamo Imana kugira ngo imubere umwungeri cyangwa se imubere umushumba. Yari yaramajije kuyimenya, arangije arayisobanukirwa, amenya ukuntu ari Imana igira neza, amenya ko ari Imana ishoboye byose, amenya ko ari Imana ishobora kumuragira, ikamuyobora mu nzira nziza, ikamuyobora ahantu ashobora kugera ntazimire. Imana itugire neza cyane kandi Imana itwiteho. Haleluya. Aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Mwungeri wanjye ahitamo, aravuga ngo Uwiteka noneho uhereye umunsi niwe mwungeri wanjye. Agira ibyiringiro, aravuga ngo kuko noneho nahisemo Uwiteka, ngo ntabwo nzakena. Kubera iki? Kubera iki atazakena? Iyo usomye ku murongo wa 6 harabiduhishurira neza. Aravuga ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Impamvu Dawidi yavuze aya magambo agahitamo ko Uwiteka amubera umwungeri, agahitamo ko Uwiteka ari we umurengera, agahitamo Uwiteka ko ari we umuyobora, impamvu yahise agerekaho ijambo akavuga ngo ntabwo azakena, ni uko yari yaramajije gusobanukirwa neza yuko iyo Uwiteka cyangwa se umushumba akuyoboye, cyangwa se uyu mwungeri uruta abandi bungeri bayo bose, ni uko kugirirwa neza n'imbabazi by'Uwiteka, haleluya, bizamwomaho bikamukurikirana. Imana itugire neza cyane. Yari yarabisobanukiwe neza, arabyizera, aravuga ngo nimpitamo Uwiteka, kugirirwa neza, ineza y'Imana, Imana itugire neza cyane, ngo izanyomaho. Amen. Ahita ahiga umuhigo ukomeye, aravuga ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Imana itugire neza cyane. Amen. Iyo usomye iri jambo, tugiye kubisanisha mu gihe cy'ubu ngubu. Muri iki gihe Dawidi yabikoreshaga cyangwa se yavugaga Uwiteka nk'umwungeri, amuvuga noneho ashaka kugaragaza nk'umushumba we, cyangwa se bavugaga umwungeri mu gihe cya ba Dawidi bashaka kuvuga nk'umwami w'ubwoko runaka cyangwa se w'ishyanga uyobora wa Isirayeli. Reka tuvuge umwungeri wa Isirayeli. Amen. Aravuga ati noneho mpisemo, kuko Dawidi yabivuze neza, ngo noneho mpisemo Uwiteka. Mu yandi magambo, uretse kuvuga umwungeri, Dawidi yavuze neza, aravuga ati noneho njyewe nkimara gusobanukirwa ko iri jambo barikoresha nk'umwami runaka, aravuga ngo noneho njyewe mpisemo ko Imana cyangwa se Uwiteka ambera umwami wanjye. Haleluya. Imana itugire neza cyane. Ahitamo Imana, ahitamo kugira ngo imubere umwami. Iyo uri mu bwami runaka, cyangwa se wemeye kuyoboka ingoma y'umwami runaka, ni uko uba wemeje no kumvira amategeko ye yose, ukayagenderaho, ukemera ibyo agutegeka, ukemera ibyo akubwira. Iyo wemeye ko uwo mwami akubera umwami, cyangwa se wemeye guhakwa ku mwami runaka, ni uko uba wemeye ko guhaka nyine icyo agutegetse cyose ukacyumva. Imana itugire neza cyane. Abivugana neza iyo ugeze muri Zaburi ya 16, Dawidi arabisobanura cyane. Aravuga ngo ku murongo wo ku wa 8, aravuga ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Imana ishimwe cyane. Dawidi yari yarabisobanukiwe neza, amenya neza yuko
nahitamo uwiteka akamubera umwami, akamubera umwungeri, akamuyobora, yuko atazigera anyeganyezwa. yari yarabihisemo, yarabisobanukiwe neza. ndagira ngo mbaze abanyumva, ese wowe unyumva aka kanya, ninde wahisemo ngo akubere umwungeri? ninde wahisemo ngo akubere umwungeri? Dawidi we yari yarabisobanukiwe, aravuga ngo noneho ubwo mpisemo uwiteka, nkemera kuyoborwa nawe, nkemera kuyoboka ingoma ye, noneho sinzanyeganyezwa, kuko Imana itajya inyeganyezwa. nta kintu gishobora kunyeganyeza Imana. Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku bintu ibyo ari byo byose, ari ibifite ubuzima, ari ibihumeka n'ibidahumeka, ni Imana yabiremye, kandi ibiremye ikoresheje ijambo ryayo. aravuga ngo noneho uyifite ijambo ku bintu byose. Haleluya! niwe mpisemo kugira ngo ambere umwami, niwe mpisemo kugira ngo ambere umwungeri, anyobore. Imana ishimwe cyane. Haleluya! wahisemo nde ngo akubere umwungeri? nk'uko twabibonye, uwo ari we wese aho uva ukagera, buri wese afite ikintu yahisemo ngo kimuyobore. umwe mu mumaro w'umwungeri cyangwa se w'umushumba ni uko ayobora intama, akazitaho, yarangiza akazibonera n'icyanya zikwiriye kubamo. Dawidi arangije aravuga ngo njye noneho ndifuza kugira ngo uwiteka ari umbera umwungeri, aba ari umbera umwami. Imana itugire neza cyane. Haleluya! iyo usomye ku murongo wa 2, aravuga ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Imana itugire neza cyane. Dawidi avuga iri jambo, aravuga ngo impamvu ni uko ajya guhitamo uwiteka. yararebye, arasobanukirwa, aravuga ngo uwiteka nambera umwami, akambera umwungeri, azandyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyane iruhande rw'amazi adasuma. kubera iki? amutwara mu cyanya cy'ubwatsi bubisi? ni uko ariho abonera ubuzima buzima, mu mazi adasuma, amazi atuje. uzarebe iyo ufite inyota ukanywa amazi akonje cyangwa ikindi kintu, amazi, reka tuvuge amazi, ukanywa amazi akumara inyota, ukumva ugaruye ubuzima, ukumva hari ubuyanja bugarutse mu mubiri wawe. nuko Dawidi noneho ahitamo, aravuga ngo uwiteka akwiriye kumbera umwungeri, ngo kandi namara kumbera umwungeri azajya andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ahantu hari buri kimwe cyose umuntu yakenera, ngo kugira, cyangwa se intama iragiwe n'umwungeri mwiza, yabona ikintu icyo ari cyo cyose yakenera, kigatuma ubuzima bwe bubaho neza, bubaho ari ubw'umwuka. turebere mu bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri, kuko Imana, iyo usomye Zaburi ya 24, iravuga ngo isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka. niba isi n'ibiyuzuye ari iby'Uwiteka, Imana ibihereza n'abayikunda bose bakitondera ijambo ryayo. andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ahantu mbonera ubuzima. ndagira ngo nkubwire ngo niba ushaka kubona ubuzima buzima, menya guhitamo umwungeri muzima, uzamenya kukuyobora aho ukwiriye kurishiriza. Imana itugire neza cyane. niba ushaka kuzarama, niba ushaka kubaho ufite umumaro, menya guhitamo umwungeri muzima uzakugeza kuri uwo mugambi. andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ansubiza intege mu bugingo bwanjye.
nubwo nari ncitse intege, nubwo nabonaga nta buzima, ariko Uwiteka kuko namuhisemo akambera umwungeri, akambera umushumba, azanyobora anjyana ahantu mbasha kubona buri kimwe cyose kinsubizamo intege. Imana ishimwe cyane. Birashoboka kuba uri kunyumva wari ubuze ibyiringiro, wumva gucitse intege, ariko isunga Uwiteka. Emerera Uwiteka uyu mugoroba akubera umwungeri, niwe uzakuyobora mu cyanya cyiza ubasha kuboneramo buri kimwe cyose cyagusubizamo intege mu bugingo bwawe. Imana itugire neza cyane. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Uyu mwungeri reka mbabwire ibyiza bye. Iyo usomye muri Yohana, ubutumwa bwiza Yohana ibice 10, Yesu arigaragaza cyane, akigaragaza nk'umwungeri. Imana ishimwe. Arivuga akavuga ngo ni njye rembo, umuntu niyinjira muri njye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ni njye mwungeri mwiza. 11. Aho hantu muze kuhashyira akantu, wewe unyumva uze kuhasurinya uhabike mu mutima wanjye, ngo ni njye mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umwungeri mwiza apfira intama ze. Ngo ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi n'intama atarizi, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya, kuko ari umwungeri uragirira ibihembo. Haleluya. Kubera iki aha ku murongo wa 9, kubera iki yavuze ngo ni njyewe rembo? Yesu niwe rembo rizima. Kubera iki yavuze ngo umuntu niyinjira muri njye? Kubera iki Yesu adusaba kwinjira muri we? Wewe unyumva birashoboka ko utari winjira muri Yesu, ariko ndagira ngo nkubwire impamvu Yesu yadusabye kwinjira muri we, n'umumaro cyangwa se n'ikintu bikurura kwinjira muri Yesu. Ndagira ngo nkikubwire noneho nkutere umwete cyangwa se nkutere ishyaka ryo kwinjira muri Yesu. Kubera icyo ukwiriye kwinjira muri Yesu? Nuko niwinjirira muri Yesu uzakizwa. Uzahabona buri kimwe cyose kigushoboza gukizwa, ugakirizwa muri we, ugakura ukagera ku kigero icyo Yesu yifuza kugeraho, ukagera ku kigero gishobora gutuma ukura. Iyo twinjiye muri Yesu tuboneramo buri kimwe cyose kidufasha gukura mu buryo bw'umwuka, tukaba abagabo nyabagabo. Iyo twinjiye muri Yesu, muri iri rembo, iyo twinjiriyemo tubona ibyiringiro. Ese waba warabuze ibyiringiro? Birashoboka ko uri kunyumva warabuze ibyiringiro, ariko ndakugira inama muri uyu mugoroba ngo injira muri Yesu, injira mu irembo ryitwa Yesu. Kuko muri Yesu niho uzabona buri kimwe cyose kigufasha gukura, ukaba intama ye. Nk'uko twabibonye, twabonye ko impamvu yo kwinjira muri Yesu ukamuhitamo akakubera umwungeri no muri se, nuko umwungeri twabonye umwe mu mumaro we arinda intama ze, arazirinda, akazishakira amazi,
akazishorera, akamenya aho zikwiye kuba, akazishakira uburuhukiro aho kuba. Injira muri Yesu, akazishakira aho ziruhukira. Birashoboka ko unanijwe n'ibyaha, birashoboka ko wabuze uburuhukiro, wumva stress zakwisha bitewe n'ibyaha, bitewe n'ibyo ugenderamo, ariko nagira ngo nkubwire muri uyu mugoroba, injira muri Yesu, uzahabonera uburuhukiro. Haleluya, uzahabonera uburuhukiro. Injira muri Yesu, kuko niwe rembo. Imana itugire neza cyane. Atubwira uyu murongo wa 10, aratubwira ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Imana ishimwe cyane. Umwe mu mumaro wo kwinjira muri Yesu, iyo twinjiye muri Yesu tugira ibyiringiro, duhabwa isezerano ry'ubugingo, kandi iryo sezerano nta muntu uwo ari we wese, ari mu bakomeye, ari no mu boroheje, ari n'imyuka iyo ari yo yose, nta wabasha gukuraho iryo sezerano iyo wamaze kwizera Yesu ukinjira muri we. Imana itugire neza cyane. ngo nta kindi umujura aza. Birashoboka ko satani niwe ugereranywa n'umujura. Birashoboka ko yakwinjiriye akakwiba, birashoboka ko yakwinjiriye akagutwara umudendezo wawe, birashoboka ko yakwinjiriye akagutwara amahoro. Ariko niba ushaka amahoro, wewe unyumva muri uyu mugoroba, injira muri Yesu. Haleluya, injira muri Yesu, kuko Yesu aza, umwe mu mugambi yari afite ni ukugira ngo aguhe amahoro. Yavuze ijambo rimwe mbere yuko ajya mu ijuru, arababwira ngo njye ntabwo ntanga nk'uko ab'isi batanga. Imana itugire neza cyane. Ngo ntabwo ntanga nk'uko ab'isi batanga, ngo njyewe ngo mbasigiye amahoro. Iyo winjiye muri Yesu ubona amahoro. Niba warabuze amahoro, ndakugira inama yo kwinjira muri Yesu. Birashoboka ko ayo mahoro yawe satani yaba yaraguteje ibyaha bigatuma utagira amahoro, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ngo niko Uwiteka avuga. Birashoboka ko hari ibintu yaguteje bigatuma bigutwarira amahoro, ariko uyu mugoroba wewe unyumva, niba ubuze amahoro, injira muri Yesu. Kwa Yesu harimo amahoro. Imana itugire neza cyane. Imana itugire neza cyane. Ku murongo wa 11, aha muri Yohana, muri ibi bice 10, ku murongo wa 11, Imana ishimwe cyane. Kuri uyu murongo wa 11 aravuga ngo ni njye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Haleluya, umwungeri mwiza apfira intama ze. Haleluya, umwungeri utaragirira ibihembo ari we Kristo. Iyo uhisemo Yesu akakubera umwungeri, Yesu niwe mwungeri wenyine ushobora gutanga ubuzima bwe ku bw'intama ze. Yesu niwe mwungeri mwiza wakwemera guhara n'ubuzima bwe ku bw'intama ye. Imana itugire neza cyane. Turi ku ntego ivuga ngo wahisemo nde ngo akubere umwungeri, wahisemo nde ngo akubere umushumba. Tugendeye ku cyo twabonye umushumba amara, twabonye ko umushumba arinda intama ze, akaziyobora, akazereka aho zikwiye kuba.
birashoboka kuko weho unyumva, birashoboka ko utari wizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko ukaba ufite ibikuyobora, ukaba ufite ibyo wemerewe bikakubera umushumba. Ariko uyu mugoroba ndagira ngo nkubwire ngo wisuzume, umenye guhitamo umwungeri nyakuri, umwungeri utazagusiga, umwungeri uzabana nawe mu byago no mu makuba, agakomeza akabana nawe. Umwungeri mwiza yemera no gupfira intama ze. Dawidi yari yarabisobanukiwe muri Zaburi ya 23, aravuga ngo noneho ubwo misobanukiwe, misemo Imana, misemo Uwiteka kugira ngo mbere umwungeri, kuko yari yarasobanukiwe neza ko Imana idashobora kumusiga, idashobora kumutererana. Aravuga ngo noneho ngiye misemo Uwiteka kugira ngo mbere umwungeri, kandi ningera ahantu naniwe azandyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, azasubiza intege mu bugingo bwanjye. Ahitamo Uwiteka. Imana itugire neza cyane. Ninde wahisemo ngo akubere umwungeri? Ninde wahisemo ngo akubere umwungeri? Ndagira ngo nkubwire weho uri kunyumva uyu mugoroba, nta handi ushobora kubona uburuhukiro busesuye kandi bwagutse nko muri Yesu. Ubyange cyangwa ubyemere, ariko icyo nkubwiye neza, nta handi uzabonera amahoro atagira ikiyahungabanya, amahoro azagumaho, amahoro asesuye atari muri Yesu. Wahisemo nde ngo akubere umwungeri? Ageze ku murongo wa 14, Yesu avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ni njye mwungeri mwiza kandi menya izanjye zikamenya. Haleluya. Buri wese, cyangwa se nk'uko twabonye responsibility y'umushumba, y'umwungeri, aba afite inshingano zo kumenya intama ze, kandi nazo zikamumenya, zumva ijwi rye zikamwitaba. Niyo yaba afite umukumbi w'intama 1000, abazizi cyangwa se n'ijana, abazizi zose, azizi umubare wazo, akazimenya imwe ku yindi. Kandi abasabwe kuzikunda. Ndagira ngo nkubwire ngo nuhitamo Imana ikakubera umushumba, nuhitamo Kristo akaba umushumba wawe, ndagira ngo nkubwire ngo aragukunda, kandi impamvu uri kumvira ijambo ni uko umwungeri agushaka nawe ukaza mu ntama, ni uko agukunda. Ndagira ngo nkubwire uyu mugoroba hari benshi bahindura amazina, ariko impamvu uriho ahari ni ukugira ngo uyu mugoroba nawe ugirirwe uyu mugisha wo kuba waba umwe mu ntama za Kristo. Haleluya. Umwungeri upfira intama ze, umwungeri wemera gutanga buri kimwe cyose kubw'intama ze. Birashoboka ko hari ibyo wihitiyemo bikagenga ubuzima bwawe, ariko uyu mugoroba wewe unyumva, ndagira ngo nkubwire yuko iki cyaba ari cyo gihe cyiza cyo guhitamo umushumba nyakuri, ukemera Kristo akakuyobora, akagenga ubuzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo kimwe mu kintu ushobora gukora ntuzicuze mu buzima bwawe ni ukwemerera Yesu akakugenga, ukabaho usohoza umurimo icyo yakushyiriyeho. Nicyo kintu ushobora gukora muri ubu buzima kikaguhereza umunezero.
niba warabuze umunezero, injirira muri Yesu. Amen. Yesu uretse n'aha ngaha n'aha yigaragaza nk'umwungeri, iyo usomye no mu rwandiko mu gitabo cyandikiwe cy'Abaheburayo, igitabo cy'Abaheburayo, iyo usomye mu gitabo cy'Abaheburayo 13 umurongo wa 20, 13:20 haravuga ngo nuko Imana Nyiramahoro yazuye umutahiza w'intama ari we mwami wacu Yesu, imuzurishije amaraso y'isezerano ry'iteka ryose, ibatunganye rwose mu byiza byose kugira ngo mukore ibyo ishaka ikorera muri mwe, ibishimwa imbere yayo ku bwa Yesu Kristo, icyubahiro k'ibiteka ryose kibike iteka ryose. Amen. Imana ishimwe. Urabona uyu mwanditsi w'Abaheburayo agaragaza Kristo nk'umutahiza w'intama, nk'umushumba w'intama. Navuga ngo yaramuzuye, ubu ariho. Uyu Yesu tubabwira ni Yesu uriho muzima kandi ufatika. Yazuye Yesu ari we mutahiza w'intama, imuzurishije amaraso. Yesu agenda ahantu hose agaragara nk'umushumba. Iyo usomye muri Luka 15 uhereye ku murongo wa mbere, aravuga ngo hatubwira inkuru y'ukuntu Yesu yanyuze ku muntu witwa Lewi, ngo abafarisayo ngo baza kugira ikibazo, ngo baravuga ngo Lewi, ngo kubera iki uyu muntu wita umwigisha ko asangira n'abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro? Ariko Yesu avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo umuntu naho yaba afite intama ijana, imwe ikabura, ngo yakwemera gusiga 99 akajya gushaka intama imwe yazimiye, agasiga 99. Urumva uyu mwungeri ni umwungeri ukunda intama ze ku rwego yemera gusiga n'intama 99 akajya gushaka agatama kamwe kazimiye. Birashoboka ko wazimiye, birashoboka ko wahisemo ibindi bikakubera umwungeri, ariko uyu mugoroba ndagira ngo nkubwire ngo niba uri muri uwo mubare w'utwo dutama twazimiye, uyu niwo mwanya mwiza wo kwemerera Yesu akagutahura, nawe ukaba mu mukumbi we. Imana itugire neza cyane. Imana itugire neza cyane, ngo yakwemera gusiga izindi ntama izo arizo zose akajya gushaka ku gatama kamwe. Kajya kugashaka. Intama hari umumaro, hari ikintu dushobora kubona kiranga umushumba mwiza. Umushumba mwiza, iyo witegereje ibintu bishobora kuranga umushumba mwiza, aba ari urugero, aba ari exemplary. Yesu arabivuga neza, adusaba kumwigiraho. Uko urushaho kubana na Yesu ugenda umwigiraho,
ubundi umuntu mutindanye cyane usa nawe, iyo utindanye na Yesu usa na Yesu. Aravuga ngo ikintu kiranga umushumba mwiza, iyo usomye uru rwandiko, ubu butumwa bwiza bwa Yohana, kuri biriya bice 10 uhereye ku murongo wa mbere, usanga Yesu adusaba kumwigiraho. N'umwanditsi w'ubutumwa bwiza bwa Matayo yabivuzeho neza, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, mu bice 11 ku murongo wa 28, abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ngo ndabaruhura, ngo munyigireho kuko njyewe ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Yesu yifuza ko tumwigiraho. Iyo tumajije kumwemerera akatubera umushumba, akatubera umwungeri, tumwigiraho. Tuba dukwiye kumwigiraho, tukamwigiraho ibyiza tumubonaho. Yesu aroroheje. Birashoboka ko uri Yesu n'intama niyo yaba yaravunitse ngo arayunga, Imana ishimwe cyane, ntabwo ayijugunye, ayikubita ku bitugu akayitwara. Birashoboka ko hari ibyakuvunnye muri uyu mutima. Birashoboka ko wumva wiburiye icyizere, ariko uko waba uri kose Yesu yakwakira. Birashoboka ko uri muri iyi gurupe y'intama zavunitse, ariko Yesu yakunga ukongera ukaba intama nzima. Imana itugire neza cyane. Weho emerera Yesu akubere umwungeri. Ibindi ntabwo bikureba. Azakwereka inzira, azakuyobora. Ikindi kintu kigaragaza umushumba mwiza cyangwa se umwungeri mwiza, aba ari umwizerwa. Aba ari umwizerwa ku wamuragije intama runaka, umukumbi w'intama, n'intama ze zimugirira icyizere. Nagira ngo mbabwire ngo ibyo wakwizera byose, wakwizera wowe ubwawe, buri wese agira ibyo yizera, wakwizera icyo ari cyo cyose, ariko nagira ngo nkubwire ngo Yesu niwe banze ryo kwizerwa. Yesu niwe wakwizera ntagukoze isoni. Yesu niwe wakwizera ntagutererane mu bikuruhije byose. Yesu niwe wakwizera akakuruhura, ukabonera uburuhukiro muri we. Ninde wahisemo ngo akubere umwungeri? Ninde wahisemo ngo akubere umushumba? Imana itugire neza cyane. Ndibwira abo twatangiranye, turi kugenda turyoherwa, tukumva impamvu nyamukuru yakagombye gutuma duhitamo Kristo ko tubera umwungeri. Ndibwira buri wese ari kugera. Ikindi kiranga umwungeri mwiza, yemera kuba igitambo iyo hagize amasega aje gutera umukumbi. Haleluya! Umushumba mwiza, kimwe mu kintu kiranga umushumba mwiza, yemera kwitanga nk'igitambo. Ntabwo yita ku buzima bwe cyane iyo hagize ikintu gishaka kuza kuvogera intama ze. Ntiyita ku ngaruka z'ikintu icyo ari cyo cyose niyo cyagira ingaruka ku buzima bwe. Yemera kurengera intama ze. Haleluya! Aba ari sacrifice, icyo twakwita sacrifice, kwitanga nk'igitambo kubw'intama zawe. Ndagira ngo nkubwire, uko wamera uko ariko kose, biragoye ko icyo waba warahisemo icyo ari cyo cyose ko cyakwemera kukubera igitambo. Yaba ari umuntu, yaba ari icyo ari cyo cyose wahisemo ngo kikubere, kiyobora ubuzima bwawe, kikuragire, icyo ari cyo cyose, kuko twabonye neza yuko ntawe utagira ikimuragira. Ushobora kwibeshya cyangwa se ukishuka mu mutima wawe ukibwira yuko ntacyo ufite, ariko ndagira ngo nkubwire ngo icyo wayaguriye umutima wawe ugatwarwa nacyo umutima wawe gishobora kukubera umushumba, kikakuyobora.
uyu mugoroba ndagira ngo nkubwire yuko wahitamo neza ukemerera Yesu ukamwegurira umutima wawe akakuyobora muri byose, kuko Yesu niwe wenyine ushobora kuzakubera sacrifice mu gihe icyo ari cyo cyose isi yakuvanyeho amaboko. Buri mwe wese inshuti, icyo ari cyo cyose wari wiringiye cyagukuyeho amaboko, Yesu niwe uzemera kukubera sacrifice, akakubera igitambo. Imana itugirire neza cyane. Yesu niwe utazaguhemukira. Turi ku ijambo rivuga ngo ninde wahisemo ngo akubere umwungeri. Ninde wahisemo? Birashoboka ko iki kintu utari warakibajijeho, birashoboka ko utari warakibajijeho ngo umenye umwungeri nyakuri wagakwiye guhitamo, ariko uyu mugoroba hitamo Yesu akubera umwungeri. Imana itugire neza cyane. Imana itugire neza cyane. Imana itugire neza cyane. Imana itugire neza cyane. Uyu mwanditsi wa Zaburi, Dawidi abivuga neza, aravuga ngo noneho ubwo namenye ko Yesu ari we wenyine ushobora kumbera igitambo, Imana ikaba itanta, naba ndi mu ishyamba idubu ryaba riza, Sawuli yamiga, ubwo nsobanukiwe neza ko Imana itazigera insiga, nkaba narahisemo ikambera umwungeri. Ahita avuga ikintu gikomeye ageze kuri ya Zaburi ya 23 twasomye ku murongo wa 4. Aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Impamvu abantu benshi batinya ibibonetse byose bikabakura umutima, nuko batazi ubushobozi bw'uwo bari kumwe ubwo ari bwo. Ndibwira neza, niko ntekereza, Dawidi yari yarasobanukiwe neza ko uyu mwungeri yahisemo ashobora kumubera sacrifice. Aravuga ngo noneho ningera no mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya kuko ndi kumwe n'uyu nguyu ushobora kuba yananyitangira. Imana itugire neza cyane. Ninde wahisemo ngo akubere umwungeri? Ninde wahisemo? Icyo wahitamo cyose kitari Kristo cyagukoza isoni, ariko ndagira ngo nkubwire ikintu kitazigera kigukoza isoni. Ndagira ngo nkubwire umwungeri muzima, umwungeri utazigera aterwa ikimwaro cyo kubana nawe uko waba uri kose, ni Kristo. Imana itugire neza cyane. Imana itugire neza cyane. Aravuga ngo sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza, naho nanyura mu bikomeye. Uyu mwanditsi Dawidi aravuga ngo naho nanyura ubwo mu bikomeye, kuko nzi ko ndi kumwe n'Uwiteka kandi atazansiga, atazampemukira. Ntabwo nzigera ntinya icyo ari cyo cyose kuko ndi kumwe n'Uwiteka, kuko mbereye maso. Imana itugire neza cyane. Wa muntu uri kunyumva, waba ubyitayeho waba utabyitayeho, ndagira ngo nkubwire ngo nuhitamo Uwiteka ukagendana nawe aho ariho hose, ukemera ko akuyobora mu byo gutegeka byose, ndagira ngo nkubwire yuko utazigera uterwa ubwoba n'ikintu icyo ari cyo cyose, kuko uzajya wumva Uwiteka muri kumwe. Ntabwo nkusezeranyije yuko utazahura n'ibigutera ubwoba, uzajya kure yabyo, uzahura nabyo, ariko ubone ntacyo bikubwiye, kuko uri kumwe n'Uwiteka, kuko uzi ubushobozi bw'Imana uri kumwe nayo. Imana itugire neza cyane. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo uzajya wumva hari ihumura ufite muri wewe, kubera wamajije kwemerera Kristo akinjira mu buzima bwawe.
Imana itugirire neza cyane. Abantu bemeye Kristo bakinjira muri Kristo nawe akaba muri bo, ndagira ngo nkubwire ngo hari ihumure bafite isi itabahereza, hari ihumure bafite amashuri atabaha, hari ihumure bafite icyo ari cyo cyose wakwibwira ko cyahumuriza umuntu kitabahereza, ariko muri Kristo Yesu, haleluya, dufata ihumure rikaza muri twebwe kuko tuzi ubushobozi bwe, tuzi ko yanatwitangira akabana natwe, ntadusige aho ariho hose, akadufata ukuboko akadukomeza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muri Yesu niho ushobora kujya ntuzicuza, ukabona uburuhukiro bw'iteka kandi bwagutse. Turi kugera ku musozo, birashoboka ko twatangiranye utari wakinjiye muri Yesu, ariko uyu mugoroba nta kindi cyatuzinduye, nta kindi cyatwicaje aha ngaha, ni ukugira ngo nawe ugirirwe uyu mugisha. Niba utwumvishe, nawe uhitemo, kuko muri Yesu nugeramo ndabizi neza uzamenya, uzumva hari impinduka ije muri wowe, uzumva umumaro wo muri Yesu, ubibwire n'abandi. Imana itugire neza cyane. Kwihuta agera ku murongo wa 6, wa 5 aravuga ngo ntunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, ngo unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Dawidi yavuze ikintu gikomeye, aravuga ngo ntunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Bishatse kuvuga ngo Dawidi yafashe nk'Imana ye, arayikurura, yumva ko ari umwami we, aravuga ngo noneho urampamagara ugasangira nanjye, nkasangirira nawe ku meza amwe. Ubundi umuntu asangira n'umuntu yizeye kandi afitiye icyizere, yumva ko bagiranye ubushuti. Uyu mugoroba wowe uri kunyumva, ndagira ngo nkubwire neza yuko nta kintu gishobora kuguha umunezero nko kumva uri gusangira na Yesu. Wagira umugisha. Uyu munsi nushaka ugenda wandika ahantu, niba wumvishe iri jambo hari ikintu ryakoze mu buzima bwawe, uvuge ngo Mana we wakoze kuko unyemereye nkaba nsangiye nawe, tugasangira ku meza. Aravuga ngo Uwiteka noneho ngo untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, uranyemerera tugasangira, unkorera ibyiza naho ntakabiboneye, ngo unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Kimwe mu kintu mu gihe cya kera cyo ku ngoma za Dawidi, cyangwa se no mu gihe cya Yesu, umuntu wabaga w'umushyitsi wubashywe, bamusigaga amavuta mu mutwe, bakamwereka ko ni ikimenyetso cyerekana ko yubashywe. Iyo usomye Luka ibice 7 nko ku murongo wa 37, batubwira inkuru z'umugore w'umunyabyaha wasutse amavuta ku mutwe wa Yesu ubwo yamwozaga ibirenge, amwereka ko amwubashye. Yesu avuga ikintu gikomeye, ngo umufarisayo wari wamutumiye kugira basangire, aravuga ngo iyaba wari uzi ko uyu muntu uri gusangira nawe ari umunyabyaha. Ariko Yesu aravuga ngo ninjiye mu nzu yawe ntiwanyuze, ntiwanansize amavuta ngo unyereke ko unyubashye. Dawidi rero waravuga ngo nabayeho kubahwa mu maso yawe kuko wansize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ndagira ngo nkubwire ngo icyama wowe unyumva, icyama iminsi usigaje iyo ari yo yose ukaba uwo kubahwa mu maso y'Uwiteka Imana, icyo ngicyo nta kindi kizabikuzanira uretse kwemerera ukinjira muri Yesu, ukemerera Imana, ukemerera n'umwana wayo, bikakubera umwungeri ukuragira. Nicyo kizakuzanira kubahwa mu maso y'Imana. Imana ishimwe cyane. Tugeze ku musozo, dushimiye buri umwe wese wabanye natwe. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze kubitaho, ibagirire neza. Ariko turasoza tubabwira ngo muhitemo umwungeri ukwiye kuyobora ubugingo bwanyu, ukwiye kuyobora ubuzima bwanyu. Muhitemo umwungeri muzaba bo kubahwa mu maso ye. Birashoboka ko watunga ibyo ari byo byose, ariko ukaba insuzugurwa mu maso y'Imana bitewe n'uko ugenda. Icyama ukaba uwo kubahwa mu maso y'Uwiteka, icyama ugahitamo Imana ikakubera umwungeri. Reka dusoze dusenga.
waba wagize icyifuzo, waba watwumvishe uri kugenda ukaba hari ikintu wafashe, reka dusenge Imana kugira ngo Imana idushoboze kugira amahitamo meza. Turagushimiye Uwiteka Imana kuko twasobanukiwe neza ko ijambo ryawe ridashobora kumanukira ubusa, ahubwo nk'uko wabivuze rizamanuka rikore icyo waritumye. Twemerera Uwiteka Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, buri umwe wese wumvishe iri jambo, ari uwo ryaguye ari kwigendera, ari uwaryumvishe akarishyira mu mutima we. Twemerere Uwiteka uri mu gihugu cyo mu ijuru udushoboze kandi ushoboze buri umwe wese kugira ngo aguhitemo, kuko twamaze gusobanukirwa neza muri iri jambo nk'uko Dawidi yabivuze, aravuga ngo yaguhisemo ngo umubere umwami, ngo kuko uri iburyo bwe, ngo ntabwo azanyeganyezwa iteka ryose. Hari ibyanyeganyeza abantu ni byinshi, ibyatuma abantu bibura ibyiringiro ni byinshi, ariko turasenze kugira ngo Uwiteka ubemerere Uwiteka Imana abatari baguhitamo nibo twibanze cyane, kugira ngo Uwiteka ubashoboze ubahe uwo mwuka wawe wo kwemera, kugira ngo Mana ubabere ni ukuri umwungeri mwiza, kuko turabizi neza umwungeri mwiza ntabwo ashobora kuzimiza intama iyo ari yo yose, ahubwo ayitaho akayirinda akayereka inzira. Uwiteka Imana turasenze, dusengeye buri umwe wese utari wamenya iyi nzira, utari waguhitamo, ufite ibindi yahisemo. Bamwe bashobora kuba barahisemo kuyoborwa n'inzoga, bakayoborwa n'ubusinzi, ariko turasenze Uwiteka muri mu gihugu cyo mu ijuru ngo bayoborwe Uwiteka n'umwungeri utazigera ubazimiza. Turasenze kugira ngo muri wowe Mana buri umwe wese ahitemo, kuko twabonye neza yuko ariho dushobora kubonera amahoro asesuye kandi yagutse. Urakoze kubyumvishe, komeza uha umugisha buri umwe wese ufashe umwanzuro wo guhindurwa n'iri jambo kandi akarigenderamo, mu izina rya Yesu Kristo, amen.